y'umugoroba Gentil rero aritegura maze akambara neza nk'abasitari nyine. Uyu ni umusore w'umuhanzi, ni umusore kandi ukunzwe cyane cyane cyane, noneho n'abakobwa bose baba bamuririra, baba bamwifuza mu birori byabo. Ariko nyine uyu musore arahenze cyane kugira ngo abe yaza kukuririmbira. Uyu mugoroba rero aba ari kwitegura nyine, atunganya imisatsi, yireba, yambara neza nyine, ubundi agasohoka. Ahita asanga rero manager we yicaye muri salo, maze agahita amubaza ati harya gahunda y'umunsi iteye gute? Manager we ahita amubwira ati uyu munsi ni ikirori nyine ugiye kuririmbamo cy'abakobwa, ni abakobwa gusa. Bifuje rero gutungura mugenzi wabo kuko nyine ngo mugenzi wabo aragukunda cyane. Naho rero Gentil ahita amubwira ati ndumva rwose byumvikana neza nyine, ndumva bishobora kuza kuryoha ibi bintu. Naho rero manager we ariko muri iyi minsi nyine uri gukoresha imbaraga nyinshi. Gentil ati igihe cyose byinjiza amafaranga ntacyo ntakora ngo yinjire. Manager we ariko ukunda amafaranga. Naho Gentil ati wowe urayanga se? Ati nta muntu n'umwe utayakunda. Ahita rero abwira nyine Gentil ati gusa nyine uragaragara neza rwose, niyo mpamvu bagufata nk'umuhanzi wa mbere muri kino gihugu. Bahita rero basohoka nyine berekeza muri ibi birori. Ku rundi ruhande rero Berine ni umukobwa nyine uba ufite ubukwe rwose nko mu kwezi kumwe. Abagenzi be rero, inshuti ze, baba biyemeje ko uyu munsi nyine baza kumukorera akarori gasa no kumusezera, maze nyine bakamutumirira uyu muhanzi aba akunda cyane yaramwihebeye. Aba bakobwa rero bo babanza kugera nyine aho bagombaga gukorera ikirori, maze bakicara. Bamuhamagara ari nk'agasiripurize nyine, nk'aho rwose abasanze hariya kugira ngo basangire akantu. Akiza bahita bahaguruka rero bakamubwira bati nyine uyu munsi twifuje kugutungura kugira ngo dusangire. Aricara rero nyine akishima, maze bakamubwira bati ko wishima se kandi nyine iki siripurize nyamukuru itaraza. Batangira kumubwira rero bati ngaho fora, urakeka ari iyihe siripurize twaguhishiye? Biramuyobera rero agatangira kuvuga nyine utuwayini akunda, utuntu nyine agiye akunda. Maze umwe muri bagenzi be agahita amubwira ati uretse gatoya uraje urebe. Ahita agenda rero akabwira umuntu nyine wari uri gucuranga ati bubyihoreye. Bahita rero bahamagara uyu muhanzi maze akaza. Bahita babwira rero Berine bati surprise y'umunsi ni umuhanzi ukunda. Berine kwihangana biranga, ntabwo rwose yongera kwicara, ahita ahaguruka maze akiruka akamuhobera. Aramuhobera akanga kumurekura. Uyu muhanzi rero atangira nyine kuririmba, Berine nawe amufashe ku rutugu akajya amufata akamuhobera akamubuza kunyeganyega. Mbese biba nyine ubona ari ibintu rwose biryoshye cyane, ndetse ubona uyu mukobwa ari bwo bwa mbere yishimye mu buzima bwe. Aramuririmbira rero ari nako babyinana, maze rwose bigatinda. Uyu musore rero arangiza nyine kuririmbira uyu mukobwa, maze nyine uyu mukobwa yajya kwicara kubera ukuntu aba asanzwe ajya arwara asima. Iyo yabaga yabonye nk'ibintu nyine bimutunguye cyane, byanze bikunze rwose icyo gihe yagiraga crise, ajya kwicara bikanga, crise ikaba iramufashe, maze agahita yiruka nyine akajya ku ruhande, aragenda agafata agapompe ke rero akipompa, maze akongera akamera neza. Naho bagenzi be ntabwo baba bamenye ibyabaye, bo baba bagira ngo nuko nyine yagize emosiyo nyinshi, niyo mpamvu ameze gutyo, ari guhumeka nabi. Yicaye rero aho hantu nyine aba yagiye gukoresha agapompe ke, areba ku kiganza cye maze akareba iyi mpeta yambaye. Akikubita amaso araturika akarira. Ahita atangira gutekereza rero umunsi nyine bamwambika iyi mpeta. Yari yicaye ari gusangira n'umukunzi we, maze umukunzi we nyine aba aramubwiye ati ndabona rero igihe kigeze rwose ko noneho twabana. Ubwo kandi abivuga afata n'impeta maze akayirambika ku meza. Naho rero Berine uba utunguwe ati none se uri kunsaba ko twabana? Naho uyu musore ati cyane, ati none se ntabyo ushaka?
ntabwo ushaka ko tuzabana? Berrine ati ntabwo ari cyo nshatse kuvuga, ahubwo nyine wakagombye kuba wateguye nyine ibintu biri romantike, ikindi kandi ukananyambika nyine impeta upfukamye. Naho uyu musore araseka cyane ati njyewe nkagupfukamira kubera iki se? Kubera iki ngomba kugupfukamira? Mbwira niba ushaka ko tuzabana cyangwa utabishaka. Igisubizo ni yego cyangwa oya. Berrine rero arumirwa, ni ubwa mbere aba abonye umusore rwose uri mekanike, umusore utari romantike habe na gatoya. Noneho ababona nyine uyu mushuti watangiye no kumutera ubwoba bwinshi. Berrine ahita amubwira ati ndabishaka rwose, nuko nyine mbona bitanyuze mu buryo bwa nyabwo. Uyu musore rero ahita amubwira atumva fata iyo mpeta uyambare igira vuba. Berrine ati nyiyambike se? Naho rero uyu musore ati none wagira ngo biragenda bite? Amubwira nabi koko. Berrine amarira atangira kuza mu maso, maze kubera ukuntu uyu musore aba ari kumukanga, agafata ya mpeta nyine akayambara. Gusa nyine uyu mufiyanse we rwose aba ameze nk'umuntu utagira umutima, aba ari umugome cyane uyu musore, nta na rimwe ajya abwira uyu mukobwa neza. Berrine rero ibintu byose yari ari kwibuka nyine yicaye hahantu aba yagiye kwipompa, arabyibuka maze akarira kubera ukuntu nyine bimunanira kwihangana, noneho ararira cyane. Gentil rero uba utarataha anyuzeho nyine agira ngo asohoke kuko Berrine aba ameze nk'aho yicaye ahantu nyine hameze nko muri salo. Gentil ahita yumva uyu mukobwa ari kurira cyane, maze agahita amubaza ati kubera iki urira? Ni gute umukobwa mwiza yarira akangiza makiyaje ze? Naho Berrine ahita agerageza nyine kwiyumangatanya ati hoya ntabwo ndi kurira. Uyu musore rero akura mu ikoti umushwari y'umweru maze akayihereza uyu mukobwa. Berrine arayitegereza, iyi mushwari nta nubwo ayikozaho ngo yihanagure, arakomeza akayireba maze akishima agaseka. Naho rero Gentil we ahita yigendera nyine. Berrine afata ya mushwari akayihobera, dore ko yakundaga uyu musore bitabaho, yaramukundaga nyine birenze urw'umufana n'umuhanzi, yaramukundaga nyine byimbitse, yaramukundaga hahandi yamukundaga urwo kumva ko nyine yaba nk'umusheri we. Ya mushwari rero arayifata agatangira kuyihobera, akayihumuriza, agakomeza akayireba aseka, maze akayishyira mu isakoshi, arongera agahaguruka agasubira rero hahandi yari ari kumwe na ba bakobwa, maze rwose agakomeza kwishima kubera ko nyine uyu musore aba amuvugishije by'umwihariko. Ashimira rero inshuti ze cyane ziba zamukoreye iyi surprise, maze akababwira ko ari wo munsi wa mbere yishimye mu buzima bwe. Bagikomeza rero gusangira, Berrine abwira nyine bagenzi be ati sinzi impamvu rwose ndi kumva wagira ngo maze guhura n'urukundo rwanjye rw'ibanga. Bose rero baramwitegereza ariko nyine bakagira ngo ni blague rwose, ariko uyu mukobwa we aba akomeje. Arataha rero yagera mu rugo agakomeza gutekereza kuri Gentil, aba ari kuvuga ati mbega umusore mwiza, aritonda, noneho azi ubwenge, ikindi kandi ni umusore nyine uba ubona utamenya icyo atekereza. Gusa nanjye nabaye ikigwari rwose, nakabaye namusabye nimero ze cyangwa se namusabye ko twaba inshuti. Ubu se koko nakoze iki ko ndeba amahirwe nabonye nayapfushije ubusa? Aba ari kuzenguruka mu cyumba, kuryama byamunaniye, ari gukomeza nyine gutekereza kuri Gentil. Akibereye rero mu byishimo byo kwitekerereza Gentil, ndetse rwose ari no gukomeza kwihumuriza ya mushwari aba yamuhaye, telefone ye irasona, maze agahita asanga ni sheri we nyine wa fiyanse we uba umuhamagaye. Fiyanse we rero aba yitwa Mario, ahita amubwira ati ejo rero hari ahantu nyine tugomba kuzajyana. Nta yandi rero mahitamo Berrine aba afite, aramwikiriza nyine akamubwira ati nta kibazo. Buracya Berrine akitegura maze akajya kureba Mario.
Maria akimukubita amaso ahita atangira kumubwira nabi ati jyewe nanga ukuntu nkubwira ibintu maze ntubyumve ahubwo ukikorera ibyo ushaka, sinjya nkunda njyewe umuntu mbwira akagerageza kunyereka ko wagira ngo niwe uyobora. Berine rero abacishije make ati ni ukuri umbabarire, naho Mario ati sinakubwiye ngo wambare ikanzu y'umutuku, siko nakubwiye? Naho Berine ati yego rwose niko wambwiye, none kubera iki wambaye iyo ngiyo? Berine ati umbabarire kubera ko nayishatse nyine ndayibura, ubwo rero niyo mpamvu rwose ntayambaye, nafashe umwanya munini nyishaka, mbona ninkomeza kuyishaka ndaza kugukerereza. Mario rero atangira nyine kurakara ati ntabwo wumva, n'ubundi rwose mba mbona wagira ngo sinzi icyo ushaka, ariko wibagiwe ko ari njye mugabo wenyine ufite kuri iyi si, ndamutse nkwanze urabizi neza ko nta wundi musore wagukunda. Ni uwuhe musore wundi se wakunda umukobwa urwara asima? Urakeka hari undi n'umwe wakwemera? Ntabwo ubizi ko ndamutse nkwanze wahita urwara depresiyo? Ibi bintu rero byababazaga cyane Berine kuko yari umukobwa mwiza cyane uteye neza, wa mukobwa uhita abantu bose bakarangara. Ariko nyine ukuntu uyu musore yageragezaga kumuminimiza no kumwereka ko nta gaciro afite ndetse rwose nta n'icyo avuze, aramutse nyine amwanze uyu mukobwa yahura n'ibibazo. Amusaba imbabazi rero ati ni ukuri mbabarira rwose, ni uko nanze kugukerereza. Naho uyu musore rero Mario ahita amubwira ati urakeka njye nawe turi bujyane? Aramufata akamusunika mu cyumba maze agahita afungira inyuma. Ahita rero yigendera akajya mu kirori, maze Berine akirirwa muri iki cyumba nta kurya, nta kunywa, nta kintu na kimwe, ari mu cyumba gusa. Igihe rero uyu musore yaje kugarukira, Berine yahise amubwira ati nsaba imbabazi kubera ko rwose wampemukiye, wasize umfungiranye nk'umunyururu. Naho rero Mario ahita atangira kumwuka inabi ati ngewe ngusaba imbabazi? Ati ariko ubundi wibonyemo iki? Utekereza se ko kuba narakwambitse impeta uri umukobwa uri special? Habe na gato rwose, ntabwo urenze, nta kintu rwose kidasanzwe ufite. Ntabwo rero ngewe nagusaba imbabazi kuba nagufungiranye, ahubwo n'ejo nakongera nkagufungirana. Ibi bintu rero bibabaza cyane Berine, dore ko nyine bituma anarara hano kandi atashakaga kuharara kubera ukuntu nyine aba yamufungiranye, maze akaza bwije cyane atakibashije gutaha, gusa arara arira maze bukamukeraho. Ku rundi ruhande rero manager wa Gentil amusanga yicaye nyine ku meza ari kwifatira agakawa, maze agahita amubwira ati uyu munsi kandi dufite ikindi kiraka ku mugoroba cy'ahantu uri buze kujya kuririmba. Naho rero Gentil ahita amubwira ati ariko muri iyi minsi ubanza bimeze neza, turi kubona abakiriya benshi rwose, uzi ko buri mugoroba mba mfite ahantu ndi buze kujya kuririmba. Naho rero uyu manager we ahita amubwira ati ni ukubera nyine ukuntu nawe usigaye ufite imbaraga, erega urakunzwe cyane, noneho uzi ikintu kirenze se, uzi yuko bose baba ari abakobwa abantu bagutumira. Naho Gentil aseka ati hanyuma se wagira ngo baba ari abahungu? Ari guseka nyine. Naho manager bati ni ikikwereka ko rero nyine ufite imbaraga nyinshi, abakobwa bose baba bifuza ko mwaba muri kumwe. Naho Gentil ati nyine ni nabwo ikirori kiryoha, iyo uri kuririmbira umukobwa umuririmbira nyine wirekuye wisanzuye, ntabwo ari kimwe rwose nuko waba uri kuririmbira umuhungu, nawe urabyumva, kandi n'ukuntu ndirimba indirimbo z'urukundo. Bakomeza rero kubigira ikiganiro, maze Gentil agahita amubwira ati ubwo rero ni ukuvuga yuko tugomba gutangira kwitegura nyine ibyo ku mugoroba. Manager ati yego rwose niko bimeze. Nyuma y'iminsi rero Berine utaba uhwema gutekereza kuri Gentil, aba yumva akeneye nimero ye, aba yumva yifuza kumuvugisha nyine by'umwihariko. Asanga rero wa mucuti we nyine uba waramuteguriye iyi surprise, maze akamubwira ati ndakwinginze, ndashaka rwose nimero za Gentil kandi ndabizi ko wazibona. Naho uyu mukobwa inshuti ye ati ariko rwose ntabwo nzifite. Naho rero Berine ati hoya, wabinyuza nyine mu buryo wabinyujijemo ujya kumuhamagara kugira ngo bankorere surprise, ndabizi kandi ko wabishobora.
Uyu mukobwa rero na mugenzi we baba bari kumwe batangira kubaza Berine bati ariko se rwose ufite ikihe kibazo? Ni gute umukobwa ubura ukwezi kumwe gusa ngo akore ubukwe aba ari gushakisha nimero z'umusore w'umuhanzi w'umuseribateri? Urashaka kuzimaza iki? Naho Berine ati nimumbabarire mumfashe rwose maze munshakire izi nimero, ndakwinginze bikore nk'aho rwose ari kado nyine y'ubukwe bwanjye umpaye, nta yindi kado nzakenera, uraba umpaye irenze ihagije. Aba bakobwa rero babiri batangira kwitegereza Berine kuko rwose baba bari kwibaza ibyamubayeho maze bikabayobera, baba batekereza ko kuba uyu muhanzi yaramuririmbiye byagombaga kuba rwose byararangiye. Kubera ukuntu rero Berine akomeza guhatiriza uyu mukobwa w'inshuti ye nyine afata telefone maze agahamagara manager wa Gentil amubwira ko rero wa mukobwa baririmbiye ufite ubukwe mu minsi mikeya yifuza kuba yavugana n'uyu muhanzi, ariko manager ahita abwira uyu mukobwa ati hoya rwose ntabwo bishoboka, ibyo bintu ntabwo tujya tubikora, niba nyine ashaka kumuvugisha namwandikire ku mbuga nkoranyambaga ze azamusubiza. Ava rero kuri telefone maze Berine agahita amubaza uko bigenze, naho uyu mushuti we amubwira ko nyine bidashoboka, icyo yakora ari ukumwandikira ku mbuga nkoranyambaga. Naho rero Gentil uba wicaye nyine muri salo abaza manager we ati bigenze bite? Manager we rero amubwira ko nyine wa mukobwa baririmbiye ufite ubukwe yifuzaga ko bavugana, naho rero Gentil ati hoya ibyo ntabwo byashoboka rwose, murabizi ko tutajya tubikora. Atangira guseka rero abaza nyine manager we atari ku wundi ubwo umukobwa nyine ufite ubukwe mu byumweru 4 arashaka ko tuvugana iki? Naho manager we nyine araseka ati ntiwabona agiye kwica ubukwe? Bose rero bahita babihinduramo burage maze rwose bakisekera. Naho rero ku rundi ruhande kuva nyine babwira Berine ko yagerageza gukoresha imbuga nkoranyambaga, atangira kwandikira uyu musore ku mbuga ze nkoranyambaga zose, haba Facebook, haba IG, haba X, byose aratangira akamwandikira, ndetse buri kintu cyose ashyizeho akajya ashyiraho komantere kugira ngo arebe ko nyine uyu musore yamwitaho. Gusa nyine ntabwo aba ajya amusubiza kubera ko nta mwanya aba afite rwose wo gusubiza abantu bose. Hashira rero iminsi 2 Berine yirirwa yandikira Gentil ariko nta gisubizo na kimwe arabona. Arongera rero agasaba wa mukobwa w'inshuti ye ko basohokana, maze akamubwira ati nukuri ndababaye ntabwo wabyumva, tekereza iminsi yose ishize nirirwa nandikira Gentil ariko ntansubize, nkora ibishoboka byose kugira ngo anyiteho, kugira ngo ambone, ariko rwose wagira ngo ndi nk'umuzimu imbere ye, nta kintu bimubwiye. Naho umushuti we atarega wimurenganya kubera ko aba afite abantu benshi bamwandikira, uzi buriya nk'abakobwa bose baba baramwandikiye, none se urakeka wowe uri umwihariko ntabwo utandukanye n'abandi? Urakeka se ari iyihe mpamvu yakwitaho kurusha abandi bose? Ntabwo rwose yabivamo, nawe reka aba akeneye kuruhuka no kubona umwanya wo gukora akazi, ntabwo yasoma message rero z'abantu bose ngo abivemo. Naho rero Berine ati ariko njyewe ibyo nkora n'umwihariko, none se niba buri hantu hose mpashyira komantere nkamwandikira ahantu hose, ni gute atabibona? Ubwo se n'abandi bose bashyiramo imbaraga zingana gutyo? Naho rero uyu mukobwa w'inshuti ye ati rero ntakubeshye njyewe icyo si cyo kibazo mfite, ahubwo ndibaza umuntu ufite ubukwe mu byumweru bingahe, ni gute uri kumara umwanya wirirwa wandikira uyu musore, ndetse rwose nkurebye no mu maso ndabona waramusariye, hanyuma uri kumva uri mu biki? Naho rero Berine aramubwira ati mbabarira rwose njyewe nzatuza ari uko nyine navuganye na Gentil by'umwihariko. Nyamara wagira ngo uyu mukobwa aba atangiye kurwara indege, aba yicaranye n'uyu mushuti we ari kumubwira atumva atuzi yuko mba ndi gutekereza nyine ndamutse mbaye nk'umugore wa Gentil, ukuntu bajya bavuga ngo Madame Gentil, maze abana bacu nabo bakazajya nyine banashyiramo iryo zina rya Gentil, noneho uzi ikirenze umuhungu wacu nawe yazaba umuhanzi ariko yazaba ari mwiza. Tekereza nawe umwana wabyarwa n'uriya musore nanjye, noneho tekereza ijwi yaba afite.
Uyu mushuti we rero uba uri kumwitegereza mu maso aba abona rwose wagira ngo yasaze neza neza, aramukomanga akamubwira ati ariko se waretse kurota ku manywa, reka kurota, ufite ubukwe na Mario, vuga Mario mu kanwa kawe, reka kwirirwa uvuga Gentil. Akimubwira bino bintu rero atangiye kubitekerezaho neza, arongera agafatwa na crise nyine maze agahumeka nabi cyane. Uyu mukobwa arahita amukuriramo agapompe maze akamupompa akongera akamera neza, byabaga nyine ari ikibazo cy'amasegonda yahitaga yongera rwose akamera neza. Uyu mukobwa rero uyu mukobwa Berine uko bari basigaye bavuga iby'ubukwe bwe yahitaga rwose amera nyine nk'umuntu urembye. Kubera rero ukuntu amaso ya Berine aba asigaye ahora kuri telefone, Mario nawe rwose arabibona maze umunsi umwe akamubaza ati utegereje message idasanzwe? Berine ati hoya rwose. Mario ati none ko mbona se amaso yawe atava kuri telefone ndetse rwose ukaba unareba telefone ugatangira kwisetsa? Naho rero Berine aramubwira ati hoya rwose, nuko nyine mba nibereye ku mbuga nkoranyambaga ndi kwirebera amafoto y'abantu n'ibintu baba banditse bisekeje, ariko nta message n'imwe ntegereje. Naho rero Mario ahita amubwira ati n'ubundi nari ntangaye, ubundi se message idasanzwe ninde wayikoherereza uretse njyewe wakwemeye? Uragira ngo hari undi wakwemera se? Ibi bintu rero byababazaga cyane rwose Berine. Mario rero ajya muri dushe maze Berine agahita akomeza kwirebera muri telefone, dore ko nyine yari ari kureba amafoto ya Gentil ku mbuga nkoranyambaga yatwawe, akajya amwitegereza agahobera telefone ati ariko uyu mutipe ni bogari cyane, noneho ukuntu avuga neza, ukuntu aseka neza, mbese simbizi, iyo ndi kumureba mba numva natwawe wese. Berine rero we iby'ubukwe rwose ntabwo yari abyitayeho habe na gatoya, kugeza n'ubwo haburaga ibyumweru bitatu gusa ngo akore ubukwe atarigera ikanzu y'ubukwe. Mario rero yarabimubajije ati kutajya kwigera ikanzu y'ubukwe kandi habura ibyumweru bitatu gusa ngo dukore ubukwe? Berine ahita atekereza ko atarayigera, ariko mu by'ukuri yabitekerezaga, yumvaga rwose adashaka kujyayo. Aramubwira rero ati nta kibazo, ni ukuri nzayigera rwose, nuko amaze iminsi ndi gutegura ibindi nyine, ariko nzajya kuyigera kandi vuba bidatinze. Gentil rero uburyo bwose nubwo rwose atasubizaga Berine message yabaga yabibonye, agera aho rero akabona ibintu rwose birakaze, akabona message ni nyinshi cyane, buri kanya akamessage kaba kavuga, maze akabwira manager we ati ariko uyu mukobwa aranzonze ndakubwiza ukuri, ati uzi ko ari wa mukobwa nyine ufite ubukwe mu minsi mike, ati ariko aranzonze, anyandikira mu message ntazi umubare menshi cyane, simusubize agakomeza anyandikira, ngerageza rwose kwigira nkaho ntamuzi, ariko ntabwo bimuca intege, arakomeza akanyandikira, sinzi rwose ikintu ashaka. Ahita asoma rero message ya nyuma aba amwandikiye, aba yamubwiye ati mfite ubukwe mu byumweru bitatu, ariko nuramuka rwose udasubije message zanjye nziyahura. Bahita rero baseka bati mbega umukobwa, ati uyu mukobwa rwose wagira ngo ni umusazi, uzi yuko asekeje, umuntu se ufite ubukwe muri iyi minsi ubu koko aranshakira iki atabeshye? Naho manager ahita amubwira ati ariko ntukarenganye abakobwa, nawe se rwose reba ukuntu uri umusore mwiza, reba ukuntu uri umunyabwenge, noneho urebe n'impano ufite, ubwo se koko urabona batagukunze ahubwo bakunda nde wundi? Bahita rero barebana maze bakaba barasetse nyine. Gentil ahita abwira manager we ati none se uyu mukobwa aragira ngo mubwire ngo hoya, ngo ntiwiyahure rwose, ndaje ngutabare, ngo ndaje nkurebe? Ati hoya rwose pe, reka ahubwo nkomeza n'ubundi mwihorere, nkomeze nigire nkaho rwose ntaba nanamumenye. Uko rero bwacyaga bukira, Berine we aba agenda asara kurushaho, abwira rero wa mushuti we ati noneho ndumva ntangiye guta umutwe, wagira ngo ubuzima bwanjye bwose bushingiye kuri Gentil.
niwe ntekereza, niyo ngiye gutekereza ikindi biranga, isura ye nimba mu maso, ndetse rwose ibitekerezo byanjye niwe gusa, mbese wagira ngo ubuzima bwanjye bwose buri kuri we. Sinibaza impamvu rwose atamvugisha, naho uyu mushuti we atari ko se koko ibyo bintu wabihagaritse, none se ubu ni iki kiri gutuma umwandikira izo message? Naho rero Berine ati nuko kwihangana nyine byanze, singishoboye kwihangana rwose. Uyu mushuti aramubaza ati none se muri message zose wamwandikiye zitagira umubare haba hari n'imwe yasubije, nibura gusuhuza gusa, nibura se yaba yarasubije nyinshi muri zo? Naho Berine ati habe n'imwe rwose. Uyu mushuti wacu bikomeza kwibabaza, ni ukuri ntabwo rwose uriya musore ari uwo ku rwego rwawe, ikindi kandi uzi ko muramutse munakundanye uzi ko uriya yagusaza ukiruka neza ku musozi? Naho Berine ati yaba yamvugishaga gusa maze rwose nashaka ngasara ntacyo byaba bimbwiye aramutse ari unsajije. Berine rero uyu munsi yerurira iyi nshuti ye maze akayibwira ko rwose akunda cyane uyu musore, noneho bitari urukundo rw'umufana n'umuhanzi, ahubwo ari urukundo nyine rwa rukundo amukunda rwo kumva bana. Uyu mushuti we noneho rwose abura uko abigenza. Tekereza nawe umuntu ufite ubukwe mu byumweru 2, dore ko noneho aribyo biba bisigaye, maze akakubwira ko afite undi muntu akunda kandi yihebeye. Uyu mushuti we rero noneho abura rwose icyo yakora, cyane cyane ko iyi nshuti ya Berine ntabwo ibizi neza rwose ibintu Mario akorera Berine, baba bamufata nyine nk'umusore w'icyitegererezo, nk'umusore w'umwana mwiza, ntabwo baba bazi iyo bari bonyine ibyo amukorera. Uyu mushuti rero wa Berine aramubwira ati inama imwe yonyine nakugira, genda rwose maze ibintu byose byikure mu mutwe, utangire gutekereza ku bukwe bwawe na Mario, nta kindi kintu na kimwe ugomba kwemera gutekereza. Berine rero arataha, yagera mu rugo yicaye wenyine agatangira kwiha nyine akanyabugabo, ati rwose ngomba gutekereza ku bukwe bwanjye gusa, nta kindi kintu ngomba gutekereza, ngomba gukora ubukwe na Mario. Mu kanya gato ahita yibuka nyine ukuntu Mario ameze, ati hoya ariko rwose Mario ni igisimba neza neza, nitubana azandira mu nzu. Arakomeza rero agatekereza, ariko nyamara agasanga nyine agomba gukora ubukwe na Mario, kuko aba ari kwibaza ati ubuse ubundi nimureka bizagenda bite? Ninde musore uzongera kunyemera? Nta wundi musore wanyemera? Ubwo nimureka nyine nzahita menya ko nzasaza gutyo nta mugabo mbonye, kubera ukuntu Mario yahoraga abwira uyu mukobwa ko nta wundi wamwemera, koko burya byari byaramugiye mu mutwe, asigaye nawe atekereza ko ahari nyine atari umukobwa nk'abandi. Umunsi rero wakurikiye n'ubundi Berine abyuka nta kindi gitekerezo afite uretse cyo gukomeza kwandikira Gentil, kugeza rwose amusubije arabanza akibwira ati reka mwandikire message ya nyuma, noneho natansubiza ndahita mureka rwose sinongera kumwibuka. Akongera akisubiraho ati oya, iyi niyo basi ibanziriza ya nyuma. Nyamara nabyo ntabwo abishobora, ahubwo ahita avuga ati umva, ngomba kuzamwandikira kugeza igihe azansubiriza, rwose akanyuzamo akanamwinginga cyane ati ndakwinginze mbabarira rwose maze umvugishe. Nyamara uyu musore izi message zose noneho aba asigaye azisoma, ariko akihorera uyu mukobwa, kubera ko abagira ngo uyu mukobwa nyine akomeze atekereza ku bukwe bwe, kubera ko ntaba yibaza ikintu rwose baba bagiye kuganira, kuko arabizi neza ko nta mukobwa ujya umuganiriza ibisanzwe, bose umukobwa umushaka aba ashaka kumubwira ko amukunda. Kuri iyi nshuro rero Gentil ari gusoma message z'uyu mukobwa ahita atangira kuvuga ati ariko uyu mukobwa aratangaje, reba igihe yahereye none n'ubu akaba agikomeza. Abitekerezaho neza ati ariko rwose nkunda abakobwa badacika intege, umuhate uyu mukobwa afite ndi kumva rwose ari kugenda nshimisha, kubera ko ni ubwa mbere mbonye umuntu uhatiriza bingana gutya. Araseka rero akamwenyura maze agakomeza agasoma izi message zose amwandikira, maze zose akazirangiza. Naho rero Berine we aba ari kuvuga ati ariko uriya musore ubanza nta n'umutima agira,
none se koko buriya message zanjye zose nta n'imwe abona, naho Mushuti we ati niyo yazibona ntabwo yabona umwanya wo kugusubiza kubera ko aba yandikiwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Umushuti rero wa Berine aramubwira ati ndakwinginze mbabara rwose wibagirwe uriya musore umusibe mu bitekerezo byawe, ubundi witegurire ubukwe bwawe maze ku munsi w'ubukwe bwawe uzabe umugeni wishimye. Naho rero Berine arabimwemerera akamubwira ko rwose agiye kwibagirwa uyu musore kandi burundu. Bakiri kuvuga ibi rero yumva nyine akanotification kuri telefone ye arakareba maze agahita asara atangira kwisimbiza yiterera hejuru atumva atuzi yuko Gentil afite igitaramo ati ndakwinginze mbabarira uzamperekeze. Naho uyu mushuti we ati ntitwari tumaze kuvugana se ko umaze kumwibagirwa. Naho rero Berine ati mbabara rwose ndifuza kuzamureba ku nshuro ya nyuma ahubwo nyine uzamperekeze. Naho mushuti we ati hoya rwose ntabwo naguherekeza kuko urantengushye. Umunsi umwe rero Berine aba ari muri supermarket ari kugenda ahaha maze yajya kubona akabona abonye Gentil, ahita yiruka ajya kumuhobera ariko Gentil nyine agahita amuhagarika, ahita amubaza ati twaba tuziranye se? Naho Berine ati yego turaziranye, wigeze kuza kundirimbira. Naho Gentil ati ndirimbira abantu benshi ku buryo rwose ntaba nkikwibuka. Berine ati nyine wansigiye n'iyi mushwari ariko yimwereka nyine. Naho rero Gentil ati ibyo uvuze rwose mbikorera abantu benshi, atuze mushwari mba narasigiye abantu, ntabwo rwose nakwibuka, mba narahuye n'abantu benshi nyamara aba ari kumwirengagiza, aba yamwibutse rwose ariko ntabwo aba ashaka ko uyu mukobwa akomeza kumukururukaho. Uyu mukobwa rero akomeza kumusobanurira ariko Gentil akigira nkaho rwose atamwibuka habe na gato maze agahita yigendera. Uyu mukobwa ahita asigara ahagaze muri supermarket ameze nk'igiti nyine, arataha akabwira mushuti we ibyamubayeho maze mushuti we ati narakubwiye ngo uriya musore mureke kubera yuko ntabwo agukeneye kukuvugisha. Umunsi rero wa cya gitaramo uragera maze Berine akambara dore ko inshuti ye magara iba yanze kumuherekeza, aragenda rero agahagarara ku modoka ya Gentil dore ko rwose aba yizi neza akayigumaho. Arahahagarara guhera igitaramo gitangira kugeza kirangiye agihagaze hahandi. Butangira kwira rero maze abahungu nyine bagatangira kuza bamushotora baba bari kwitambukira ba bahungu nyine batarezwe. Akomeza nyine kugenda arwana nabo maze mu kanya gatoya yajya kubona akabona Gentil arasohotse. Gentil ahita amubaza ati ni wowe kandi si wowe ariko ufite ubukwe mu byumweru bibiri nabyo noneho ko biba bitacyuzuye? Naho uyu mukobwa ati yego. Gentil ati hanyuma urashaka iki? Uyu mukobwa ati ndashaka kukuvugisha. Gentil ati gira vuba nyine mbwira ibyo ushaka kumbwira kuko burije kandi ndihuta nkeneye kuruhuka. Uyu mukobwa ati hoya ntabwo ari hano nshaka ko bibera, ndifuza ko twaganira dutuje kuko ibyo nshaka ko tuganira ni ikiganiro kirekire cyane. Gentil ati none waretse tukazabikora undi munsi? Uyu mukobwa ati hoya nutemera uyu munsi ntabwo ndi buve hano, urataha ngume hano ntitaye ku byago byaza kumbaho, gusa utangire gutekereza ko ndamutse ndi nka mushiki wawe utakwemera ko rwose nguma hano hantu kubera ko naba ndi muri risike. Manager we rero aba ari kumucira isiri amwereka ati ntubyemere ntubyemere, ariko Gentil biramunanira nyine kubera ukuntu aba abona uyu mukobwa yashyizemo imbaraga nyinshi cyane. Aramubwira ati ngaho jya mu modoka tugende tujye mu rugo iwanjye tujye kuvugana. Uyu mukobwa rero arishima agasara ahita yinjira mu modoka ibyishimo byamurenze maze nyine bakagenda bakajya kwa Gentil. Bagera rero mu rugo nyine kwa Gentil maze manager we akamubaza niba ameze neza nta kibazo. Naho rero Gentil amubwira ko rwose nta kibazo, manager akigendera maze agasigarana na Berine. Ahita rero abwira Berine ati ni ubwa mbere nkoze ibintu nk'ibi ngibi maze nkazana umuntu tutaziranye mu rugo rwanjye. Naho Berine ati nanjye ibi bintu ni ubwa mbere bimbayeho byo gutegereza igihe kirekire rwose kugira ngo nzagere mu rugo rw'umuntu, gusa nyine byari ngombwa rwose ko ntegereza igihe kingana gutya.
Gentil rero ahita amuhereza nyine ikiganza nkaho rwose bamenyanye uyu munsi, maze akamubwira ati njyewe nitwa Gentil. Naho rero Berrine aseka nawe ahita amubwira ati nanjye nitwa Berrine, maze Gentil aburaga nyine agahita amubwira ati Alias umugeni w'ahazaza. Akibimubwira uyu mukobwa ahita atangira guhumeka nabi, maze agahita asemeka cyane, ahita akura muri agapompe akipompa, maze akongera akamera neza. Gentil rero akuramo ikoti aba yifubitse, maze Berrine akarifata akarihobera nyine akaguma ameze nk'uripfumbase. Gentil aramureba maze akamwenyura. Uyu mukobwa we ibyishimo rwose biba byamurenze kuba bari kureba uyu musore imbere ye noneho amaso ku maso. Gentil rero amubaza ati nta bwoba wari ufite kuba wari uhagaze hari ahantu uri wenyine? Ntabwo se wabonaga ko bishoboka yuko bari abasore bari kukugirira nabi? Naho Berrine ati ibyari kumbaho byose ntacyo byari bimbwiye, napfaga kuba gusa nzi ko nari ngutegereje. Bakomeza rero kuganira, nyamara buba bwije cyane ku buryo Berrine ataba ari bubashe gutaha. Gentil rero amwereka icyumba cy'abashyitsi, maze akamubwira ati uruhuke neza rero. Naho Berrine ahita amubwira ati ndakwinginze ubugumanye nanjye, niyo yaba iminota 10 gusa yaba ihagije. Gentil rero araza akicara ku buriri iruhande rwa Berrine, maze kubera ko baba begeranye cyane bakarebana mu maso, Gentil ahita amubwira ati uzi ko ufite amaso meza? Berrine aramwenyura. Gentil ati ni ukuri unaseka neza cyane. Naho rero Berrine ahita yegera Gentil maze akamuryama ku rutugu. Mu kanya gato ahita amusoma ku itama, maze Gentil nawe rwose agahita amera nko korosora uwabyukaga, ahita ahindukira maze bombi bagasomana. Buracya rero mu gitondo Berrine yakanguka agasanga Gentil rwose ntawe uri hano, ntabwo ari kuri buno buriri nawe yararyamyeho. Arebye ku ruhande ahita abona agapapuro Gentil aba yasize amwandikiye, aba yamubwiye ati nizere ko waraye neza, nagusigiye amafaranga aho ku meza uyafate maze utahe. Ikindi kandi ndakwifuriza imyiteguro myiza y'ubukwe, gusa nanone ndashima Imana ko rwose twagaruriye ubwenge ku gihe, maze akaba nta kintu kigeze kiba hagati yanjye nawe. Berrine rero acyongera gutekereza ko afite ubukwe nyine kandi uyu musore amusezeye, biramubabaza nanone, amarira akaza, ariko nta kundi aba agomba nyine kwambara maze agataha. Umunsi rero wakurikiye Mario abwira Berrine ati njye ariko ntabwo rwose ndi kumva ibyawe, reba iminsi isigaye kugira ngo dukore ubukwe, nyamara n'ubu ntabwo urajya kwigera ikanzu, kubera icyo ukunda gukora ibintu ku munota wa nyuma, nyamara njyewe ndi umusore uroroganiza cyane, ibintu byanjye byose biba biri ku murongo. Berrine atumbabarire rwose, noneho ndabishyiramo akabaraga ndetse ntabwo bizarenza iminsi 2 ntarayipima. Nyamara Berrine mu mutima we haba hibereyemo Gentil, niwe bari kwitekerereza gusa, aba yibaza impamvu Gentil atari kumukunda nk'uko nawe amukunda. Berrine rero ajya kureba wa mushuti we maze akamubaza ati mbabarira rwose umbwire, ndamutse ndetse gukora ubukwe mbwira ibintu byose byambaho maze numve ko rwose nabasha kubyakira. Uyu mushuti we ahita amubwira ati cyambere nyine abantu bavuga ko rwose nta gahunda ugira, ikindi cya kabiri ushobora kutazabona undi muntu mukundana kuko nyine waba waretse gukora ubukwe ku munota wa nyuma, bagufata nkaho nyine uri umukobwa utajya ugira gahunda. Ikindi cya gatatu nyine nawe urabyumva, bakuvuga rwose kandi ibintu bibi byose babikuvuga. Uyu mukobwa rero abitekerezaho akabyumva, akumva ibintu byose bamuvuga, maze akumva yakomeza nyine agategura ubukwe, ariko nanone akajya yumva rwose ntabwo ubu bukwe abushaka habe na gatoya. Gusa nyine uyu mushuti we ntabwo aba ari kumva impamvu z'ibi bintu byose. Mu by'ukuri Berrine niwe ubuze ukuntu uyu musore Mario ari umwana mubi cyane. Buracya rero nta yandi mahitamo rwose, maze Berrine akajya kwigera ikanzu.
Uyu mukobwa rero wari uri kuyimugera aramubwira ati uraberewe cyane rwose, gusa nyine ikintu kibabaje ni uko rimwe na rimwe umunezero tutawubona mu ngo zacu ahubwo tukawubona hanze yazo. Nugira Imana wowe umunezero ukawubona mu rugo rwawe, ni ukuri uzaba ugize Imana, kuko hari igihe nyine ukunda umuntu kandi waramaze gushaka. Nk'urugero rworoshye, mfite rwose umusore nkunda, ndamukunda cyane, gusa nyine ni umusitari, kubera ko rero mba mbona nyine atanyitayeho, ndifuza kuzamubeshyera ko yanteye inda, maze bityo nyine bizatuma atinya guseba, maze anyemere. Ahita yifata mu gituza ati gusa ni mwiza, aseka neza, ni umunyabwenge, aririmba neza. Naho rero Berine aba yumiwe ati none se ushatse kumbwira ko umunezero wawe ubona hanze y'urugo rwawe? Naho uyu mukobwa wari uri kumwambika ati cyane rwose niko bimeze, ati kandi nta kosa na ritoya mbibonamo. Bakiri muri ibyo rero akiri kumupima ikanzu nyine, bajya kubona bakabona Gentil arinjiye n'umujinya mwinshi ari kumubwira ati wandyarya wowe umukobwa, maze agahita abona ko hari nyine na Berine ndetse na mugenzi we baba bari kumwe, ari guhekenya amenyo, ahita ahagarara gatoya maze agahita asubira inyuma, abwira uyu mukobwa wari uri gupima rero Berine ati unsange hanze niho mpagaze. Akimara rero gusohoka, Berine nyine na mugenzi we baba batuje, maze uyu mukobwa wari uri kubambika akamubaza ati hanyuma se uriya musore uramuzi ko mbonye mumureba nk'abamuzi? Berine ahita acira isiri mugenzi we, maze bakavuga ko batamuzi ariko nyine bamuzi mu binyamakuru kubera ko ari umusitari. Naho Berine ahita amubaza ati none se nuriya musore wambwiraga nyine ugiye kuzagerekaho uruhinja? Kubera ko rero uyu mukobwa atabazi nyine ko bamuzi, ahita amubwira ati cyane n'uriya, ati uriya musore ndamukunda n'umutima wanjye wose, ubu rero ngiye kujya muyoboza inkoni y'icyuma mubwira ko nzamushyira ku karubanda naramuka nyine atemeye ko tugumana, nyamara rwose ntabwo ari we wanteye inda nuko gusa mushaka. Berine arumirwa kubera ko ntabwo aba azi ko hari abantu bagira imipangu imeze gutya. Mu kanya rero uyu mukobwa ahita asohoka agasanga nyine Gentil hanze, ahita amubwira atumva ubu rwose nta mahitamo yandi ufite, kuva waranteye inda ugomba kunyemera byanze bikunze, nutabikora kandi nzagushyira ku karubanda, nzagusebya, nzabivuga ku mbuga nkoranyambaga yuko rwose wanteye inda. Naho rero Gentil ati ariko ibyabaye urabizi nyine, twari twanyweye inzoga nyinshi ariko nanone ndabizi neza ko rwose ni protege, sinibaza ukuntu naba naraguteye inda. Naho rero uyu mukobwa ati ko wumva nyine twari twanyweye inzoga nyinshi, ni gute waba ubyibuka neza? Ubwo nyine nuko byagenze warayinteye, nyamara rwose abamubeshyera. Bukeye rero Berine yafashe umwanzuro wo kujya kubwira Gentil iby'uriya mukobwa, maze akamubwiza ukuri. Yaragiye rero akikomanga, Gentil aramufungurira maze akinjira ati ariko se wowe uzajya uza utanampamagaye, kubera ko nyine nakweretse iwanjye utekereza ko uzajya uhaza uko ushaka? Berine rero araceceka, maze Gentil agahita amubwira ati gusa nyine iriya kanzu wari uri kwigera wari uberewe cyane. Akibivuga rero Berine ahita atekereza nyine n'ubundi ko agiye gukora ubukwe, maze akaba yongeye guhumeka nabi cyane, noneho ahita yikubita hasi kubera ukuntu nyine aba ameze nabi, maze uyu musore agahita yiruka ashaka mu isakoshi ye, akaba abonyemo agapompe, ahita atangira kumupompa. Mu kanya gato rero aba yongeye azanzamutse, maze uyu musore akamuterura akamwicaza mu ntebe, akamukuramo inkweto, akamutunganya nyine akicara. Mu kanya rero Berine aba yongeye akamera neza, maze akitegereza uyu musore, barongera n'ubundi bakisomanira rwose batibuka n'icyari kizanye uyu mukobwa. Birangira rero ibyari bizanye Berine ntabyo abwiye Gentil, ahubwo aramwibwirira ati ni ukuri ndagukunda cyane rwose n'umutima wanjye wose, ndagutekereza buri saha na buri munota. Nyamara Gentil nta kintu amusubiza, ahubwo bakomeza nyine kwisomanira. Berine rero amara gutaha, maze manager wa Gentil akamubaza ati ndarota
cyangwa koko byabaye wasomanye n'uriya mukobwa wibagiwe se ko afite ubukwe mu minsi mike cyane? Janti ati byabaye rwose kandi nyine ntacyo nabihinduraho. Naho manager we ati wibagiwe yuko wambwiye ko rwose udakeneye abakobwa bagutesha umutwe, none dore hari ukuvuga ko wamuteye inda, hari n'uyu nguyu. Mu by'ukuri uri mu biki? Waba se ubikora utabizi? Ariko ntumbwire yuko rwose waba utangiye gukunda uriya mukobwa. Naho rero Janti ahita amubwira atumva rero rwose nkubwiza ukuri ntacyo naguhisha, ndakubwiza ukuri rwose uriya mukobwa ndamukunda kandi cyane, sinzi impamvu numva nyine hari ikintu kiri speciale afite. Yego ndabizi ko afite ubukwe, ariko ndumva ntacyo biri guhindura muri njyewe, ntabwo rwose nzi ikintu nakora, gusa nyine noneho nanjye ubanza ntangiye guta umutwe neza neza. Berine rero ibyishimo biba ari byose, aba yicaye ku gitanda cye ari kuvuga ati ni ubwa mbere mu buzima bwanjye nishimye, ni ubwa mbere numvise uyu munezero, mbese ndumva ameze nk'umuntu wari warapfuye maze uyu munsi nkaba nzutse. Ibyishimo rero biba byamurenze. Mu kanya gatoya umushuti we ahita aza kumureba maze agahita amubwira ati ariko ubundi Berine nkubaze, uri umusazi? Ni gute uri kugerageza rwose gukunda abagabo babiri icyarimwe? Ntabwo ushobora guhitamo umwe? Naho Berine ati ariko ubundi nkwibarize, nubwo uri inshuti yanjye magara, hari na rimwe wigeze umbaza niba nishimiye gukora ubukwe? Hari na rimwe wigeze umbaza niba mu by'ukuri nkunda rwose Mario ku buryo numva twabana akaramata? Wigeze umenya ikibazo kiri hagati yanjye nawe? Noneho icyo utari uzi ni kimwe, ni uko Mario ari wa musore unkubita igihe cyose nambaye ibara ry'ikanzu adashaka, ni wa musore unkubita igihe cyose hari icyo mvuze ntanga igitekerezo mu byerekeranye n'ubukwe bwacu, ni wa musore kandi unkubita igihe nakererewe, niba twari dufitanye gahunda nkarenzaho iminota mike gusa inkoni ubwo mba nzibonye, ni na wa musore ushobora kunkubita kubera yuko ndi kurya nitonze. Noneho ikiyongeye kuri ibyo byose, ni wa musore uhora umbwira amagambo mabi, ambwira ko nta wundi wankunda, ko rwose meze nk'aho nta mumaro mfite, kuba yarankunze ari impuhwe yangiriye, ko rwose ntakunditse ndetse ko ntari umuntu uri speciale kubera ko mbana na buriya burwayi. Ni wa musore uhora anca intege muri byose, akambwira ko ntacyo nakwigezaho, ko turamutse dutandukanye ntacyo naba cyo rwose, narwara depression ikanyica. Mbese ndakubwiza ukuri nta munezero na mukeya mba mfite iyo rwose ndi kumwe na Mario, nyamara nubwo uri inshuti yanjye magara ibyo bintu ntabwo wigeze ubibona. Umunezero wanjye uri iruhande rwa Janti, ndabikubwira nkongera nkabigusubiriramo, Janti ndamukunda n'umutima wanjye wose. Uyu mukobwa rero w'inshuti ya Berine aba yumiwe ibi bintu bari kumubwira, aramubwira ati none se ubu uri kumbwira ni Mario muri kwitegura kubana cyangwa ndi kurota? Berine ati ni uwo nguwo. Mario ni umuntu mubi cyane ku buryo rwose ameze nk'igisimba, ndetse mba ntekereza ko tumaze kubana yazandira mu nzu neza neza. Umushuti we agahinda karamwica ati kubera icyo tugeze umbwira ibyo bintu kandi nari inshuti yawe magara? Berine ati buri munsi natekerezaga ko uriya musore azahinduka, nyamara naje gusanga rwose bidashoboka, ni umuntu mubi cyane. Uyu mushuti we rero arababara cyane maze agahita abwira Berine atumva rero nkubwire ntarirarenga rwose, ubu bukwe buhagarike, nta mpamvu zo kubana n'umuntu uzahora wicuza buri munsi kuba mwarabanye. Mu kanya gatoya rero Berine yoherereza message Janti ari kumubwira ati ni ukuri ndagutekereza buri segonda, mba ndi kugutekereza, noneho ndi kwibuka ukuntu nyine twasomanye maze nkumva ndagukumbuye, ntakubeshye ni wowe rwose ubu ndi ku mutima nubwo mfite ubukwe mu minsi mikeya. Janti rero ari gusoma iyi message aba ari kumwenyura, maze manager we yamureba ati ndabizi neza rwose nta wundi ni Berine niwe watuma umwenyura. Naho Janti ati cyane rwose. Manager we ahita amubaza ati uramukumbuye? Janti ati cyane, ati uriya mukobwa ndamukunda n'umutima wanjye wose. Bakiri muri ibi rero ahita ajya kubona akabona wa mukobwa nyine umubeshyira ko yamuteye inda aratungutse na varize. Janti ahita amubaza ati hanyuma se ko ndeba ufite varize waba ufite urugendo? Naho uyu mukobwa ati nje kuba hano
kubera ko umwana wanjye arashaka kuba iruhande rwa papa we, ndetse rwose nanjye nibyo nshaka. Janti aramubwira ati ndakubwiza ukuri wasaze rwose, ntabwo bishoboka ko waza kuba hano kubera ko nta n'ikinyemeza ko naguteye inda. Agerageza kumwirukana ariko uyu mukobwa akabyanga, ati ndakubwiza ukuri ndagusebya ku buryo abantu bose bari bumenye nyine uwo uri we bya nyabyo. Uyu mukobwa ahita afata varize maze agahita agenda akajya kureba icyumba ajyamo. Naho rero Janti ahita amubwira ati umva rero nkubwire, nubwo rwose ushaka kuguma hano ku mbaraga hagume nta kibazo, ariko umenye ko nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Ubwo urategereza uzabyare umwana mupimishe DNA, naho rero mbere yaho njye nawe ntabwo tuziranye, ndagufata nk'umuntu rwose ntazi winjiye mu nzu yanjye. Uyu mukobwa yumva ibyo gupimisha umwana maze akikanga kubera ko aba yumva nyine ahangaha ariho azafatirwa. Ku mugoroba rero Janti asaba nyine Berine ko bahura, aba yumva nyine amwikumburiye yifuza ko baganira. Bahurira rero ahantu muri bare maze bagatangira nyine kuganira. Uyu munsi Janti abwira Berine ko yari amukumbuye, ndetse ko rwose akurikije ukuntu yiyumva nta gushidikanya amukunda n'umutima we wose. Aramubwira ati ni ukuri wagira ngo rwose hari ikintu kinkurura kuri wowe, nakomezaga numva ntifuza umukobwa waza mu buzima bwanjye, ariko byarangiye nyine nisanze ngukunda kandi ntacyo nabihinduraho. Abaza rero Berine ati ariko ko buri gihe iyo mvuze ku byerekeranye n'ubukwe bwawe mpita mbona wijimye cyangwa ugahita ugira ikibazo, mu by'ukuri umugabo wawe mufitanye ikibazo? Naho Berine ati cyane rwose dufitanye ibibazo, ndetse rwose nta nubwo ubu bukwe mbwishimiye, gusa nyine ntabwo amubwira byinshi birenzeho. Janti rero we aramubwira ati ntakubeshye nanjye rwose ntabwo ntuje, mfite ibibazo byinshi byo kwitaho, ariko hagati aho rwose umenye ko ngukunda, nubwo nanjye ntorohewe mu buzima ndimo, ariko rwose ndagukunda cyane. Ubwo Janti we aba ari gutekereza wa mukobwa uri mu rugo nyine uri kumugerekaho inda kandi amubeshyera. Janti rero akomeza abwira Berine ati ndumva rwose nubwo ufite ubukwe ariko mba numva nta gihe kiraturengana, ahari twatangirira kuri zeru maze njye nawe tukikomereza urukundo rwacu. Kano kanya rero nta kintu na kimwe Berine amubwira, agerageza nawe kwicecekera. Uyu munsi rero baratandukana, ariko mu by'ukuri bombi rwose nta n'umwe uba utuje, buri wese aba ari kugenda atekereza undi. Umunsi rero wakurikiye wa manager wa Janti amubwira ko nyine hari umugabo wifuza kubaha ikiraka maze bakazamuririmbira mu bukwe bwe. Manager we rero amubwira isaha nyine maze akanamubwira ko ari umugabo w'umukire cyane rwose bagomba guhura. Naho rero ku rundi ruhande Mario abwira Berine ati ndifuza ko wambara neza cyane kubera ko uyu mugoroba ngufitiye surprise. Berine arambara maze akajya mu modoka. Mario rero atangira gutwara. Bagera mu nzira Berine ati ariko se tugiye hehe kutari kumbwira ahantu tugiye? Mario ati ni surprise. Atumva se ndamutse mbikubwiye yaba ikiri surprise? Naho rero Berine birumvikana rwose aba afite ubwoba. Bakomeza rero kugenda maze nyine bakagera muri iyi bare baba bagomba guhuriramo n'uwo baba bategereje bicaye gatoya. Mario ari kubwira Berine ati fata icyo ushaka. Berine kuri stress nyinshi akananirwa kugira icyo afata. Mu kanya gato rero bajya kubona bakabona Janti ndetse na manager we baratungutse. Janti agikubita amaso Berine umutima umuvamo, maze manager we agahita amureba akamubwira ati gerageza kwihagararaho, ntabwo nanjye ibi bintu nari mbizi, gusa uyu mugabo yambwiye ko yifuza kuduha ikiraka. Barakomeza rero bagatambuka maze
Gentil agasuhuza nyine uyu mugabo ari kugerageza kwihagararaho, agasuhuza na Berine ariko atamukozeho. Berine we rero birumvikana nyine aba yahindanye yabaye ukundi kuntu, bigaragara ko rwose hagati ye n'uyu musore harimo ikintu. Mario rero atangira kubabwira ati njyewe nitwa Mario, uyu ni fiance wanjye dufitanye ubukwe, nahoze rero nifuza kuzakorana namwe, gusa nyine byari mbere y'uko mvumbura y'uko hagati yawe n'umugore wanjye harimo ikintu. Gentil acyumva ibi ngibi ahita avuga ati noneho karabaye, naho Berine ubuze ukuntu uyu musore agira amahane, ahita avuga ati bagiye kurwana na Gentil neza neza. Mario rero ahita amubaza ati umugore wanjye muraziranye, wirirwa unteretera umugore nta soni? Berine we kwihangana biranga, maze akaba afashwe na crise aratangira akamera nabi cyane, maze Mario akamwitegereza ntagire ikintu akora, naho Gentil ahita asimbuka maze agakora mu isakoshi ye, agahita akuramo agapompe agatangira kumupompa. Mu kanya rero abazanzamutse, maze Mario agatangira guseka ati wabibonye se, nibyo ushaka? Ni uwo mukobwa ushaka? Umukobwa urwaye asima, buri kanya uba uri kugwa arabye amaboko? Naho rero Gentil aramwitegereza maze akareba ukuntu uyu musore ari inyamaswa nta mutima wa kimuntu agira, akomeza nyine kwita kuri Berine, akamufata akamukora mu misatsi kugira ngo nyine atuze. Kwihanganira biranga, bombi bakaba barahoberanye rwose, barahaguruka maze akaguma afashe nyine Berine ku rutugu. Naho rero Mario arasara maze agashaka kuza gukubita Berine ati nta soni unca inyuma n'uyu musore, maze Gentil noneho agahita ahagarara akigira nk'intare, aramubwira ati umva noneho ndakubwiye ngo ibeshye umukoreho maze nkwereke ikintu ndi bugukorere, ntabwo rwose ndi bwite ko turi aho abantu bareba, ndagukosora ku buryo utazigera unyibagirwa mu buzima bwawe. Gentil rero ahita amubwira ati hanyuma rero n'ikindi utari uzi rwose ukeneye kumenya, Berine ndamukunda n'umutima wanjye wose, ikindi kandi nta nubwo rwose agukwiye kubera ko uri umusore w'umwana mubi utagira umutima, urabona ukuntu umufata nabi. Berine we ubwoba buba bwamwishe, yihishe nyine inyuma ya Gentil. Naho rero Gentil ahita abwira uyu musore ati unibeshye ukamukozaho urutoki twabonana. Birumvikana nyine Mario ntabwo yari kwihishira, ahita ashaka rero kurwana na Gentil, maze rwose intambara ikarota. Naho rero manager wa Gentil ahita bajya hagati maze akababuza kurwana. Mario n'umujinya mwinshi ahita asohoka maze akigendera. Berine rero we agumana hano na Gentil maze akamubwira ati ni ukuri urakoze rwose kuba wongeye kuntabara nanone, urakoze kandi kuba wemeye kundwanirira. Naho rero Gentil ati nta kuntu ntakurwanirira kubera ko ndagukunda kandi cyane. Berine rero ahita amubwira ati gusa nyine mfite ubwoba rwose bwo gusubira mu rugo, kuko ndi gukeka ko Mario aza kuza kuhansanga maze akangirira nabi. Gentil rero ahita amubwira ati nakabaye nkujyana mu rugo iwanjye, ariko ikibazo hari undi mukobwa rwose wanyiziritseho wangeretseho inda kandi arambeshyera, rero sinzi niba byashoboka ko mwaba muhari muri babiri, ndakeka noneho yaba ari intambara ya gatatu y'isi yose. Naho rero Berine ahita agarura ubwenge ati kumbe wa mukobwa byarangiye aje no kukureba iwawe, ati ahubwo ni ukuri nibagiwe kukubwira, buri munsi nazaga ndi kukubwira maze nkabyibagirwa, mbabarira rwose tujyane iwawe kubera ko ngomba kugufasha gukemura icyo kibazo. Gentil ati kuko se hari amakuru se ufite yamfasha? Berine ati mbabarira ubu njyana iwawe gusa ubundi rwose mbigufashemo. Bahita rero bajya mu modoka maze bakagenda. Bakigerayo rero Gentil ahagarara muri salo maze agahamagara uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero aza yinyonganyonga ati sheri waje se? Agikubita amaso Berine ahita amera nk'imboga rwose zikubiswe n'umuriro, kubera yuko ahita yumva ari nko gushonga yumva. Ati wowe se kandi urakora iki hano? Si wowe se mugeni nambitse? Naho rero Berine
atari kubwo nta soni ufite urifata ukaza kubwira Janti ngo yaguteye inda, umugore ufite umugabo. Janti akibyumva arumirwa ati nibyo se koko afite umugabo? Naho Berine ati burya rero ntiwibuka ko wigeze gusanga ari kunyambika? Uriya munsi yatubwiye amagambo menshi menshi rwose, yatubwiye ko afite umugabo ariko nyine hari umusitari akunda kandi aba yumva ari we wamuha ibyishimo, ko rero kugira ngo nyine amugire uwe agomba kuzamugerekaho inda, ndetse rwose akajya anamutera ubwoba ko natabyemera azamushyira hanze maze bakamwota. Yatubwiye amagambo menshi cyane rwose ntabasha gusubiramo hano, gusa ikintu nshaka kukubwira ni uko uyu mukobwa inda atwite atari iyawe habe na gatoya, kuko afite umugabo basezeranye. Janti rero akibyumva ahita abwira uyu mukobwa ati ndavuze ngo mu minota 3 wegeranye buri kintu cyose kiri muri iyi nzu cyawe unsohokere mu nzu, nutinda gatoya kandi urasohorwa na polisi ikujyana muri gereza, kubera yuko waranzonza bihagije. Gusa kubw'amahirwe menya ukuri kwawe, nanjye narabitekerezaga ko umbeshyera. Akimara rero gusohoka, Berine aramubwira ati ndakwinginze umbabarire rwose kuba nkuvangavangiye ubuzima. Naho rero Janti ahita amuhobera, aramuhobera cyane maze akanga kumurekura, ubundi akamusoma mu gahanga. Mu gahanga ati urakoze cyane, ahubwo wowe kubera ko unkijije igisasu neza cyari cyaranyiziritseho. Janti rero ahita abwira nyine Berine ko agomba kwigumira hano aribwo yaba ari mu mutekano, kugira ngo uyu musore bakundanaga atamugirira nabi. Nyuma y'iminsi mike rero Berine ajya kureba nyine Mario uba rwose amutegereje azi ko agomba kuzamugarukira byanze bikunze. Mario ajya kubita amaso Berine ahita amubwira ati ariko narakubwiye rwose ko ari njyewe musore wenyine wakwemera, nta wundi rega wagusuporuta, none dore n'ubundi birangiye ungarukiye. Nari mbizi rwose ko uzagaruka kubera ko nta wundi musore wagukunda uretse njyewe wagowe, njyewe nakwemeye kubera kukugirira impuhwe. Berine rero abe kwitegereza uyu musore maze agahita amubaza ati hanyuma urakeka nyine ngarutse? Naho Mario ati cyane rwose, hari ikindi se waba ukoze uretse kuba ugarutse? Berine ahita akuramo impeta maze agahita amubwira ati mba nkubwire, niyo naba ndi kurota sinakugarukira, kubera yuko namenye ko nyine uri umuhungu mubi cyane ndetse rwose utankwiye. Ubu ngubu namenye agaciro kanjye, ntabwo rwose nkiri wa mukobwa nyine wajya gukoresha ibyo ushaka, wajya gukubita ukambwira amagambo mabi cyane. Ubu ndabizi yuko nawe utapfukama ngo ufungure udushumi tw'inkweto zanjye, ahubwo nari nkuzaniye impeta yawe, uzayambike uwo muhuje, uzayambike uwo mumeze kimwe, cyangwa se utakuzi nyine uzaba ugiye kwangiriza ubuzima. Mario aba yacecetse yateze amatwi uyu mukobwa noneho kuri iyi nshuro, kuko ni ubwa mbere aba abashije kumubwira amagambo ameze atya. Berine rero ahita yisohokera akubita amabuno rwose, ubona nawe yirase kuri Mario. Mario rero we aramuhamagara ati Berine sheri, uragiye se koko? Uransize? Naho Berine nta nubwo ahindukira, ahubwo arasohoka agahita akubitaho icyugi cyane rwose akagisakurisha, maze akisubirira nyine kwa Janti. Umunsi umwe rero Berine aba yararyamye, maze yabyuka akajya kureba Janti mu cyumba cye akamushaka akamubura. Uwo munsi rero ahita ajya kureba nyine manager uba wicaye muri salo ari mu kazi n'ubundi kuri mashine, ahita amubaza ati nta Janti? Naho rero manager wa Janti ati ntawe uhari, ubu rwose yafashe urugendo, hari umushugamami bajyanye hanze bagomba gusinyana amasezerano yo kugira ngo nyine abe ambasada mu makampani y'uyu mugore, ajye nyine ajya aba ari we akoresha n'amapublicité. Ibi rero
Berine akibyumva rwose yumva nyine bimubabaje cyane, ati oya ntabwo bishoboka, ubu se namuhamagara nibura akabinyibwirira n'umunwa we? Naho manager wa Gentil ati hoya ntabwo wamuhamagara, urumva se wowe utaba ubiciye ambiance? Ubu rwose bimereye neza, kubera ko rega ntabwo nyine ari ako kazi gusa agomba gukora, agomba no gushimisha uriya mushugamami kugira ngo nyine bigende neza. Berine ahita asubira mu cyumba maze akarira, ararira amarira akamurenga, ahita rero afata varize ye maze akazinga ibintu bye byose, agahita yongera agasubira ha hantu yabaga. Ahamagara rero wa mukobwa w'inshuti ye yakundaga gutura ibibazo, ati ni ukuri natekerezaga ko ahari Gentil azahinduka, ariko ntabwo bishoboka, ntabwo rwose ashobora guhinduka, n'ubundi aracyagenda mu bakobwa benshi. Najyaga ntekereza ko ashobora kuzakunda umukobwa umwe, ariko ibyo rwose byaba ari nk'inzozi, kuzikabya biragoye. Gentil ntabwo rwose ari umusore wakwemera gutuza, noneho tekereza ko ubu tuvugana yajyanye n'umushugamami kandi bari bugende bakanishimisha maze bakabona gusinyana amasezerano y'imikoranire. Uyu mushuti we rero aramwihanganisha kuko nta kindi aba afite nyine yamukorera. Naho rero ku rundi ruhande manager wa Gentil uba ukiri mu kazi ajya kubona akabona Gentil arinjiye n'igikapu maze agahita akijugunya hasi. Naho manager we ati kubera icyo uri hano, ntumbwire ko rwose aka kazi waba ukarase, ntumbwire ko akazi waba utagakoze. Gentil ati ntabwo ngakoze rwose, numvise bidashoboka, nagerageje kubyishyiramo ariko biranga, kuri iyi nshuro ntabwo bigishobotse kubera ko mfite umukobwa mu mutima wanjye, ntabwo rero kongera rwose kuba hari undi muntu twagirana ubusabane ntabwo bishoboka, kubera ko nakomeje gutekereza kuri Berine maze nsanga ntakwiye kongera kumubabaza, kubera ko nanjye ntaho naba ntandukaniye na Mario. Manager we ariko uribuka ko ibi bintu ari akazi, uzi amafaranga yose twari tugiye gusinyira, urabizi neza se ko twari tugiye kuva ku rwego rumwe maze tukajya ku rundi? Gentil ati rwose byakabaye ari byiza, ariko nanone niba umuntu atampaye akazi kubera ko nyine ngakwiye, ahubwo akagerekaho n'indi kondisiyo yo kumushimisha by'umwihariko, ubwo rwose ako si akazi kanjye, reka tukihorere, nzabona akandi kazi. Ntabwo rwose ibi bintu nabikora Berine kuko ndamukunda cyane kandi ndifuza kumushimisha, ikindi kandi ntanakubeshye rwose ubu ngubu ntabwo nkiri wa musore wakundana n'umukobwa wese abonye, byararangiye, ubu ndi umugabo w'umugore umwe ari we Berine, niwe mukobwa wenyine ntekereza, ni nawe uri mu mutima wanjye. Manager we arahita amubwira ati noneho rwose ndumiwe, gusa nyine wagira ngo uriya mukobwa yarakuroze kuko ndumva wagira ngo nturi muzima. Gentil ahita amubaza ati ahubwo Berine ari hehe? Naho manager ati yagiye. Gentil ahita yifata mu mutwe ati ntumbwire ko wabimubwiye byose. Manager ati nta mahitamo nari mfite, nabimubwiye rwose. Gentil rero umujinya uhita umwica maze agahita asohoka agafata imodoka akajya kureba Berine. Akigerayo asanga uyu mukobwa ari kurira amaso yatukuye, ahita amubwira ati uri hano se ukora iki? Wa mugore mwagombaga kwishimishanya murarangizanyije se? Naho Gentil ati ni ukuri ngusabye imbabazi kuba nanabigerageje, gusa nyine ntabwo rwose nabishoboye, kubera ko naje gusanga uri urukundo rw'ubuzima bwanjye, naje gusanga ari wowe wenyine nkunda, ntakwiriye rwose kubikora, kandi impamvu ntabikoze ni ku bwawe. Naho rero Berine amarira aba yamurenze, n'ubundi nyine arakomeza akarira kubera ko kwihangana biba byanze. Gentil ati ndakubwiza ukuri, ni ukuri nafashe umwanzuro kandi ngiye kuba umukunzi wawe wenyine, nta wundi mukobwa n'umwe uzongera kwinjira mu mutima wanjye, ndetse n'iyo kaba ari akazi rwose kansaba kuba hari ibyo tugomba kumvikana n'umuntu by'umwihariko, ntabwo rwose ako kazi nzajya ngakora, kubera ko ndagukunda cyane, ndetse rwose buri kintu cyose ngiye gukora mbanza kugutekerezaho. Berine rero ahobera uyu musore, amarira aba ari menshi, aramuhobera agakomeza akamuhobera ati ndagukunda n'umutima wanjye wose, hanyuma rero sinifuza kugutakaza, ariko nanone sinifuza kugusangira n'undi muntu uwo ari we wese, ni nayo mpamvu ntifuza undi muntu wagukoraho, ndifuza ko waba uri uwanjye gusa. Ubwo rero nababaye cyane. Naho
Gentil ati ndakumva cyane kubera ko nanjye muri iyi minsi yashize ntakubeshye numvaga rwose ngiye kuzicwa no gufuha kuko uko natekerezaga ko ushobora kuba uri kumwe na Mario naburaga amahoro, kuryama bikanga, kurya bikanga, ubwo rero ndakumva cyane nawe rwose uri gutekereza, gusa nyine ndagusezeranyije ko ntazigera na rimwe nguca inyuma, ko ntazigera na rimwe kandi nkora ikintu cyose udashaka. Verine aramubaza ati yego nibyo urabinsezeranije koko? Naho uyu musore ati cyane. Verine rero itamubwira ati nanjye rwose namaze no gusubiza Mario impeta ye kubera ko singikeneye ko dukomezanya, umutima wanjye uri kuri wowe kandi mu by'ukuri sinigeze na rimwe mbasha kuba nakunda abasore babiri, ubu rero ni wowe wenyine turi kumwe. Barishima rero maze bagahita bisohokera kugira ngo nyine bajye guserebura ndetse kugira ngo Gentil ajye gufasha Verine kuruhuka mu mutwe, nyine ibintu byose yari ari gutekereza bimushiremo. Verine rero atangira rwose kuba umukobwa wishimye, atangira kandi kuryoherwa n'urukundo, ibintu biba bitarigeze bimubaho, maze akamenya ko burya hari abasore bazi kubaha abakunzi babo, bazi kubaha keya, dore ko rwose hari nk'igihe Verine yabaga yicaye muri salo maze uyu musore akaza akamukuriramo inkweto akamumasa ibirenge, mbese Verine akumva ni ubwa mbere rwose ibi bintu abyumvise, yaramusohokanaga bagasangira akamubwira amagambo meza, akareba ukuntu uyu musore amureba n'ukuntu amwitaho, maze agasanga imyaka ye yose yamaze ari iruhande rwa Mario yarataye igihe rwose, kuko Mario nta kindi yakoraga uretse kumwangiriza amarangamutima. Bombi rero baragenda bagakundana rwose bakaba abadatandukana. Ninde wanyuze ahangaha? Ni Verine ndetse na Gentil. Ninde uri ahangaha? Ni abo bombi babiri baragenda bakaba couple izwi ahantu hose, ku buryo naho Gentil yajyaga gucuranga hose yabaga rwose ari kumwe na Verine, ndetse babizi ko ari umukunzi we, ba bakobwa nta n'umwe ukibasha kumwegera nubwo bose bafuhiraga nyine Verine kuba yaramwegukanye. Umunsi umwe rero baba nyine basohotse bari gusangira, maze Gentil akabwira Verine ati ni ukuri ndagushimira kubw'ibintu byinshi, ndagushimira ko kuba waraje mu buzima bwanjye kubera ko watumye rwose mbasha kujya ku murongo, maze menya yuko nshobora gukunda umukobwa umwe. Burya nahoraga ntekereza ko nta gahunda mfite yo kuzakora ubukwe ndetse no kuzakora umuryango, kuko numvaga atari ibintu byihutirwa, numvaga ngomba gushaka amafaranga, ariko nyamara nyuma yo guhura nawe byose byarahindutse. Ahita rero ashyira ivi hasi maze akabwira Verine ati niyo mpamvu nifuje kukwambika iyi mpeta, maze nkagusaba yuko njye nawe twakora umuryango ndetse twakundana ubudatana, ukazaba mama w'abana banjye. Verine mu byishimo byinshi cyane amuhereza ikiganza nyine, maze Gentil akamwambika impeta, barahoberana, maze Verine akabwira Gentil ati ndagukunda cyane kandi ni ukuri ndishimye kuba ndi kumwe nawe. Bombi rero umunezero uba ari wose. Nyuma y'iminsi mike rero batangira gutegura ubukwe bwabo, maze bakabana akaramata. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.